Yari umugore wakize, umugore watese, umugore wishimye bihagije, umugore ufite kwisanzura no kwishyira ukizana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ariko nubwo yari yishimye, nubwo yahoraga yisekera, nubwo yari yaratese nk'uko twabivugaga, yaje guhinduka rimwe kugeza ubwo yifuza gukubitwa n'umugabo we. Yabo kumva abandi bagore bagenzi be bavuga yuko abagabo babo bakubita, bahura bakaganira ngo umugabo wanjye yankubise, yewe uwanjye yarankuyemo ijisho, undi ati yamvunye ukuboko, undi ati yampemukiye, undi ati yaramereye nabi. Atangira kwibaza impamvu umugabo we atajya agira ino mico abandi bagabo basanganwe, bitewe n'uko yumva abagore bagenzi be iyo bahuye baganira uko baba bavuga abagabo babo n'uko babanyeho. Kera kabaye aza kugisha inama y'ukuntu umugabo we nawe yajya mukubita, nawe akajya yigamba mu bandi ati umugabo nanjye yankubise. Ibi bikaba ari naho havuye imvugo ngo nyirakazihamagarira. Ese ubundi imvugo nyirakazihamagarira byaturutse ku ki? Utangiranye n'uwo mugore turi kuvugaho, wari umeze neza, utarigeze akubitwa, utarigeze abwirwa nabi, ariko wabyikururiye. Njyewe ugiye kukugezaho kino kiganiro ndetse n'ino nsigamigani se cyangwa n'ino mvugo isa nk'aho izimije, ndi kwizererize ukurikiranye Kwizera Entertainment Group. Shimire ku gikorwa cy'umuganda dukoze muri uyu mudugudu wacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Umuturage wese cyangwa umuntu wese ugomba gutora agomba kuba afite indangamuntu, agomba kuba ari kuri liste y'itora, ikindi akamenya naho agomba gutorera. Dufite rero umutumirwa wacu arabidusobanurira neza. Ngiye mfite ikibazo. Yego. Ubu ngiye nzasubira ku ivuko njye gutorerayo kuba nakosoye n'amaliste y'itora ntari. Muyobozi. Yego. Ko bwa mbere ngiye gutora ubwo bizagenda gute? Ni muhumura byaroroshye. Ubu ngubu ukoresheje ikoranabuhanga. Ushobora kwireba kuri liste y'itora naho uzatorera. Reka turebe uko bikorwa. Fata telefone yawe, kanda akanyenyeri 169 urwego uwemeze. Turagendana. Hitamo ururimi, shyiramo rimwe ku makuru y'utora, shyiramo indangamuntu yawe uyandike neza, shyiramo rimwe urebe umwirondoro wawe. Aho ngaho urabona amakuru y'utora, amazina naho uzatorera. Niba ubona ari byo, kanda rimwe wemeze. Niba amakuru ubonye atariyo, shyiramo kabiri wemeze. Ushaka kwimura kuri liste y'itora rero, kanda akanyenyeri 169 urwego wemeze. Hitamo ururimi, shyiramo rimwe ku makuru y'utora, shyiramo indangamuntu yanditse neza, hitamo kabiri wiyimura kuri liste y'itora. Ubwo urahitamo intara, hitamo akarere, hitamo umurenge, hitamo akagari, hitamo umudugudu. Hitamo rimwe wemeze ko amakuru ushyizemo ajyanye nawe wifuza gutorera. Murumva bitoroshye se? Nawe irebe kuri liste y'itora cyangwa wiyimure bitewe nawe wifuza kuzatorera, maze uzabasha kwitorera Perezida wa Repubulika n'abadepite. Yarasabwe, arakobwa, yewe umugabo ajya no gushimira ko yahawe umugeni mwiza. Hashize iminsi uko umugeni aba atangira kumenyera mu rugo, ari nako bagenzi be baturutse imihanda yose bo muri karitsiye se bazaga kureba umugeni. Muri uko kureba umugeni, abo bagore bagenzi be bakaza bakaganira. Hashize iminsi nawe atangira kujya ajya gusura abo bagore kugira ngo baganire bamenye uko zubakwa. Nk'uko mu muco nyarwanda bisanzwe yuko umugore washatse n'undi ahura n'abandi bagenzi be bakaganira bati bimeze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya. Yatunguwe no kumva abagore bagenzi be bavuga yuko bakubitwa. Bamwe bagatangira kuvuga bati umugabo wanjye uwiwanjye nimugoroba yaranyishe, yarankuyemo ijisho. Undi akumva aravuze ati yaramvunye ukuboko, yasanze ntarahisha, yaramereye nabi. Undi ati yafashe ikibanda arangurukana ati habuze gatoya. Undi atuze amakofe ye, undi atuze rushyirwe kororindwa mubi. Nyiramama wacu yakumva izo nkuru bikamutangaza, wakababwira ati uwiwanjye ararengana maye, nta nkoraho, nta rwara, nta nuka, yewe ahora yise cyane umunyamahoro.
abandi bagore babyumva ku mutima bakavuga ati we waguye ahashashe waduha umugabo nk'uwo nguwo. Yewe hari n'umwe wabimweruriye ambwira ati wagize amahirwe kuba ufite umugabo mwiza. Mama wacu ariko ibyo ngibyo ntabikozwe. Iyo nkuru yabibariwe iminsi igera muri 3 yose uko yagendaga ahura n'abo bagore agataha. Nuko azabe yicaye mu rugo atangira kwivugisha agira ati ariko se maye ko abandi bagore bagenzi banjye duhura bakavuga ukuntu abagabo babo babakubise babatutse bakubise amakofe nk'izabo ngo uko zirindwa mubi, kandi uwanjye akaba atankubita akaba atantuka akaba atankoraho, ahubwo ni muzima. Ibi ngibi ngenda birambiwe kubana n'umugabo utankubita utankoraho utantuka, ntago ibi ngibi nabyishimira. Kujya ngera mu bagore bagenzi banjye batangira kubara inkuru z'abagabo babo bakubise nge nkabura icyo mvuga, ibi ngibi ntabwo nazabivamo. Kudakubitwa n'umugabo ibi ngibi ntabwo nazabivamo. Kudatukwa n'umugabo ibi ngibi ntabwo nazabishobora. Ntabwo nazabaho gutya ngo mbibashe, ntabwo byakunda. Nanjye ngomba kujya kugisha inama bari abagore bagenzi banjye, nkumva icyo bakora kugira ngo bakubitwe, nkumva icyo baba bakoze, kumva nanjye imbarutso nakoresha kugira ngo nanjye nzakubitwe, nanjye nzabona icyo mvuga mu bagore bagenzi banjye. Bidatinze rero kera kabaye yongera guhana n'abagore bagenzi be, arangije arabakoranya bajya hamwe, arababaza ati ariko se ko mwebwe duhuramo mbwira yuko abagabo banyu babakubise, ko nta yindi nkuru ko abandi ngo babakuyemo ijisho, ko ndetse ngo ingumi z'abagabo banyu zirindwa mubi, ko muvuga ngo umugabo wanyu akabatuka, mwakoze iki? Dore uwiwanjye we ntajya avuga, niyo nakora iki kajana arisekera ntavuga. Bese muri make ni inama y'Imana. Ese ibi ngibi nzabibasha kubaho ntatukwa nakubitwa nkamwe koko? Abagore bagenzi be babyumve bati bavugira ku mutsi w'ingenyo bati urashaka gukubitwa, atari ko wabigerageza nawe ukumva uko bimera, atahubwo ese tukugira inama koko? Urumva warese urashaka gutimbagurwa koko? Ushaka guhabwa imigiti? Ati ni impamo y'Imana mwintindira mwokabyaramwe, nanjye mumbwire nze kureba ko umugabo wanjye ari muzima koko. Shani mwihangane nanjye mungira inama nze ndebe ko musuzume ndeka ari muzima. Aho uriya wiwanjye bura ni muzima. Umwe muri abo bagore atanguranwa ati mugira inama niba ushaka kubitwa, umugabo wawe nk'abandi bagabo bose ntafite icumu. Nyiramama ati ararifite. Hanyuma rero ubwo arifite uze kurifata urivunemo kabiri uritambike mu muryango, aho aza kuza akarirenga akiribona abone ko ryavunitse. Abizi biri bumurakaze arakare cyane agutuke, yewe anagukubiti, kuko icumu nk'ikintu kibatswe ku mugabo ntaho wabicikira, aragukubita nta kabuza. Undi aramubwira ati kandi natagukubita wemerewe kuza tukakubwira ikindi kintu uzakora kugira ngo agukubite, akubwire nabi agutuke, yewe n'aya makofi duhondwa natwe uzaze utubarira uko byagenze nawe uvuga ukuntu wayahonzwe. Nyiramama wacu arite mu gutwi ati murakoze cyane kungira inama. Ataha amaguru yabangiye ingata, ukuvuga kwirukanka cyane. Akigera mu rugo abigenza uko abagore be bagenzi bamugireye inama, afata icumu arivunamo kabiri arishyira mu muryango koko aho umugabo ari butambuke akiribona. Umugabo kera kabaye akiva gushakisha nk'abandi bose, areba icumu rye ngo agire ibyo yikorera asanga ryavunitse. Ya mama wacu akibona ko umugabo aribibonye atangira gutitira agira ubwoba. Umugabo abaza nyiramama wacu ati ese mbema iri cumu ryanjye ryabaye iki ko narisize ari rizima? Umugore n'agasuzuguro kenshi ati ntumbaze ibyo ngibyo, nuko nguko nyine ubireba, niyo yaba ari njye warivunye nta kintu bimbwiye. Umugabo aramubwira ati nimba nawe warivunye ibi ngibi ntuzabyongere, kuko urabizi ko ari igikoresho cyanjye kandi nkoresha mu buzima bwa buri munsi.
ngaho ntuzongere. Umugore atungurwa n'ukuntu umugabo amwitwayeho, ntamututse, ntamubwiye nabi, ntamukubise, biramubabaza. Ahita avuga ati kugira ngo umugabo wanjye azankubite biri kure, uko biri kose uyu mugabo wanjye ntabwo ari muzima. Umugore se warose bucya ngo asubire kugisha indi nama ya kabiri kugira ngo umugabo azamukubite, amutuke, yewe amuhonde n'amakofi yumvanye abandi bagore bagenzi be. Bagihura na ba bagore muri ka gatsiko kabo ku njyazuba rya Kiberinka, aho baba bicaye bari kuganira, bamubaza bati ese ntiwakubiswe? Bati mwahora n'iki ko umugabo uri hariya atari muzima? Nakoze ibyo mwambwiye ariko ntigeze ntuka, ntigeze ndeba nabi, ntigeze nambwira nabi, yewe ntigeze nankubita. Ubu numiwe koko. Abagore bamubwira ati yewe wa mugabo ubwo ni n'agatangaza, atari ko hari iyindi nama. Wowe ugenda ufate umuhoro we nawe uvunemo kabiri, nurangiza ushyire nanone hajya mu muryango atungukira, cyangwa se ubika asanzwe awubika, kuko ari igikoresho asanzwe akenera. Ndabizi neza akiwubona arakurakarira, akubwire nabi, yewe wanaguhondagure. Ejo uzaza utubwira uko byagenze. Umugore abite mu matwi, abatashye yirukanka koko, ashaka ukuntu wa muhoro awuvunamo kabiri, awushyira hamwe bamubwiye. Nanone umugabo watashye ageze igihe cyo kuwukenera, agiye kureba aho asanzwe abika umuhoro, asanga wavunitsemo kabiri. Aramubaza ati ese mama wanjye ibi ngibi wakoze ni ibiki? Aramubwira ati nibyo ngibyo nyine, kandi ntumbaze ubusa, nuko nguko byagenze nyine. Umugabo aramubwira ati ibi ngibi ntuzabyongere, ngiye gushaka undi, kandi ujye umenya ko igikoresho kingira akamaro nawe kikatugira akamaro urugo rwose. Ati ntuzongere. Umugore biramubabaza cyane kubona umugabo ukuntu abyakiriye, kubona atamurakariye ngo amubwire nabi, yewe ngo amuhonde amakofi yashakaga. Umugore yari yasisiye, yashakaga gukubitwa bya nyabyo rwose, kuko yari amaze kugerageza inshuro ya kabiri, biranze gukubitwa, nabwo biramurakaza. Kera kabaye bidatinze, yaje kujya gusura mama we, mama wamubyara, ajya iwabo kubasura. Mama we akimubaza uko urugo rumeze, nyiramama wacu aramubwira ati urugo rumeze neza. Ati ariko ntabwo nishimye mawe. Ati kuki se utishimye mwana wanjye? Umugabo se yaba akubwira nabi? Hari icyo atagukorera se? Ko tubona ari imfura yitonda. Ati mawe rwose byihorere, ubu maze kurembywa no kudakubitwa n'umugabo, kandi abandi bagore bagenzi banjye duhura bambwira yuko bakubiswe, batutswe, ngo amakofi y'abagabo babo ko ari ndwa mubi. Ibi bikaba birambabaza cyane. Nyina azarite mu matwi ati karabaye ishyano ryacitse umurizo. Ati mbema mukobwa wanjye, urifuza gukubitwa koko, guhondwa amakofi, ugatukwa, ukarebwa nabi? Cyajya ubyihorera wa mwana we, uzabaze iso ibyo ajya nkorera. Ntago nakwifuriza kubaho nk'uko nanjye nabayeho, ahubwo ndumva wasaze. Umukobwa aramubwira ati mawe rwose byihorera, kubaho no kwitwa birandembeje, ibi ngibi sinabyiviramo, uriya mugabo ntabwo ari muzima. Bandi bagabo bakubita abagore babo, ariko njyewe washwe, ntanuka, ntamvugisha nabi, ntandeba nabi, ibi ntago nabivamo. Nuko nyina arambwira ati ndumva wasaze wa mukobwa we, kandi uzikorera ibara, uzikorera ishyano, urashaka gukubitwa? Uwo muri Rwanda gusa nubwo buzima nakwifurizaga kubamo, ukabaho unezerewe neza, umugabo wawe agufashe neza, none ngo urashaka gukubitwa? Umukobwa arikubita arambwira ati mawe ndumva nta n'icyuma arira, kanitahire, nzi kuri bungire inama yo kugira ngo nsembure umugabo wanjye ankubite nk'abandi bagore.
reka nitahire ntacyo mariye. Mama we aramwitegereza aramureba ati yewe, ati ngaho tumuka agenda ibyaye ishyanira ryonsa uzakubitwa uri Rwanda. Muri make mama we yatunguwe no kumva ibyifuzo by'umukobwa we, aramureka arataha. Nyiramama wacu akigera mu rugo yahise yihutira kujya guhura n'abagore bagenzi be, barongera baracamatanye ku nshuro ya 4. Baramubaza bati n'ubu nturakubitwa? Batarekashwe da, ntarambwira nabi, ntarandeba nabi, ntarantuka, ntarankubita. Umugabo wanjye ntabwo ari muzima. Umugore umwe wagaragaraga ko ari igishegabo anje arambwira ati ngiye kukugira inama bwa nyuma, natagukubita naho uzirwaneho urebe uburyo ki ukubitwa. Umugore ati waba nkoreye cyane, ati ahubwo winindira urabona nagakoze iki kugira ngo nkubitwe? Umugore aranje arambwira ati iwawe se tuzi ko ari ikimasa, iriya mfizi y'ikimasa umugabo wawe ntitwabonye kunda cyane? Undi ati yego. Wowe mu gitondo cya kare mu rukerera nkuko zitarabika abashumba bakingyamye uze kwibatura, ugenda ufate intorezo no kuvuga ishoka uhengere cya kimasa ugica umutwe, asigaye ukigarike mu mbuga. Umugabo wawe akibyuka mbere na mbere nicyo kintu aza kubanza kureba, biramubabaza bimutesha umutwe, gira agahinda kenshi, turabizi aragukubita uko byagenda kose. Umugore ati icyo gitekerezo ni inyamibwa. Umugore aratashye araryamye, bigeze mu rukerera arazinduka koko arafata intorezo ahengera cya kimasa no mu mutwe ati po, arongera agikubita indi nshuro imwe ati po. Ikimasa habe no kwabira habe no kugira ute kiraca kirapfa birarangira. Nyiramama wacu asubira mu buriri. Umugabo abyutse mu rukerera atangiye kubona kubitana n'intumbi y'inka, abona ikimasa cye kibyagiye mu rugo, umutwe watandukanye n'igihimba. Umugabo mu bwitonzi bwinshi biramucanga ariko aratuza. Arangije abyutsa nyiramama we ati ngwino nkwereke, ati ndakwitabye muganje wanjye. Ati se nyiramama wanjye ibi ngibi byagenze bite? Iki kimasa cishwe nande? Umugore mu gasuzuguro kenshi ati urambabarire, urama amahoro, ibyo ntago mbizi, ntabwo ndi umurinzi w'inka zawe, ubaze abashumba bawe. Ariko umugabo akaba yaramaze iminsi abona yuko umugore amushakaho imyenzo, kuko ko ashaka gukubitwa akaba yarabibuze. Umugabo mu ijwi rituje yamagaye abagaragu be, ahamagara n'abashumba, angije arababwira ati mwese mugende mushake imyasi myiza muyifate muyicanire, mubage n'iki kimasa mucyotse. Sigaye mbere yuko mucyotsa, imyase nimara kuba umutuku neza imaze gutukura yatse cyane, mumamagare. Babigenza batyo, imyasi imaze gutukura cyane no kuvuga yabaye ibishirira bimwe bigurumana cyane. Barangije bahamagara sebuja akihagera abonye yuko byatunganye, ko bameze nk'abatwitse amakara, arangije ahamagara nyiramama we. Ese nyiramama we yaragiye kumukoza iki? Nyiramama we yaje yikanancura ati ndaje muganje wanjye umbwire cyangwa se unavugishwe. Ati nta kibazo rwose ngwino madamu nkunda twashakanye. Arangije aramufata atumiza ya myaso yose yaka umuriro, arangije aramukubita koko, aramukubita aramunoza, ari nako amwotsa. Umubiri wose uragenda ububushye, ibirenge biragenda birakongoka, intoki arazikubita arazishiririza neza. Anje arambwira ati washakaga gukubitwa hama hamwe reka nkukubite. Aramukubita ari nako amutwika n'isura yose. Umugore ati winyica. Umugabo ati hama hamwe niwe washakaga gukubitwa, nakwihoreye kuva kera, ku mfizi yanjye ho ntabwo ibi ngibi byashoboka.
arangije atumiza ku bagaragu be bati munzanire urutete ni rwa rundi batwaragamo inkono kera bikoreragamo inkono cyangwa se ibibindi. Amushyira mu rutete hejuru, arangije arenzaho umufuka, arangije afata umugaragu we ati ikorere ujye imbere tugende. Umugaragu we arikorera, barenga agasozi baminuka kandi bagera kwa sebukwe bagisuhuza. Nyina w'umukobwa ni ukuvuga nyirabukwe w'uwo mugabo akimubona atunguka mu marembo ari kumwe n'umugaragu wikoreye urutete ati mukwacu aradutuye, ati ni mu muture bo kuvunika bo kabyara, ati yewe mwabimenye n'inyota nari mfite, ati mukaba munzaniye icyo kunywa. Umukwe wabo nta kindi kintu yavuze usibye kubabwira bati ntabwo nicara, nimwakire mujyane mu nzu murebe ibyo mbazaniye, ubwo nimushima muzambwira. Uko nguko byari bihagaze. Ati se nta nubwo wicara, ati ntabwo nicara ndi kwihuta. Akimara gutirimuka nyirabukwe na sebukwe basigara basiganira bati munzanire umuheha, banze ninjyewe ubanza, ninjyewe ufite icyaka. Atuma umuja muzanira umuheha umwe bita ruvunabataka, umuheha muremure koko. Awujomba mu rutete, akiwujombamo ashyira ku munwa. Ajya kumva nyiramama wacu wakubiswe atangiye gutaka ati mbema winyica ni njyewe winyica ndababara. Nyina akubitwa n'inkuba ati bagabo mwakoye, ati karabaye turapfuye, ati ngwino unyumvire. Ahamagara ise ati ngwino unyumvire. Batwikuruye basanga ni wa mukobwa wabo, basanga yabaye ibisebe, basanga yabaye bushye gusa. Bati wazize iki? Umugabo yankubise. Ati yaguhoye iki? Ati nishe ikimasa cye, none dore ibyo yankoreye. Nyina yibuka yuko umukobwa yahoraga yifuza yuko azakubitwa. Arangije ambwira ati kawumve washakaga gukubitwa, ati ibyaye ishyano ndetse n'ikibazo irakirigata. Nyina yagiye ku mugoro wo kumuvuza, amujyana mu gikari amwitaho. Amaze koroherwa baba baramubwira bati ugomba gusubira ku mugabo. Umukobwa ati sinasubirayo. Hashize iminsi umugabo waza gucyura, anje arabwira ati nenje kureba uwiwanjye. Baramubwira bati nguyu rwose musubiraneyo. Umukobwa yiha ibyo kwizigiza ngo sinasubirayo, reka atazanyica. Sebukwe arambwira ati wagize neza rwose warahanywe ntako utari waragize. Ati yewe naho ngaho ndetse urihangana, ati njyewe amacuho mba naranayisha ahubwo. Sebukwe arambwira ati isubirireyo, nta mpamvu yo gutwara no mu bugoro, ahubwo ejo mu gitondo cya kare nzamwohereza kumwe n'umuvandimwe we amuherekeza azanye n'icyo kunywa, ntabwo yaza n'umutwe gusa n'amarorerwa yakoze. Nuko bidatinze biciye bwaho babigenza gutyo nk'uko bari babimwemereye, bamushakira umwana umuherekeza, aramuherekeza asubira iwe. Iyo nkuru yaragiye iba kimomo, buri wese umubonye ati uriya mugore ni Nyirakaziihamagarira. Izina rimufata gutyo aba Nyirakaziihamagarira. Ubu ngubu iyo mvugo n'ubu ngubu iracyakoreshwa ku muntu wikururiye ikintu ashaka ko kiba yabigizemo uruhare, nibwo bavuga bati uri Nyirakaziihamagarira kawumve, nyamara uri Nyirakaziihamagarira. Bakunzi bacu rero nadusoreje iyi nkuru y'akasamutwe y'umugore wikururiye gukubitwa koko akaba Nyirakaziihamagarira. Njyewe wari wabiguteguriye nkanabikugezaho mu buryo bwimbitse, ndi Kwizera Elize kuri Kwizera Entertainment Group. Ndabashimiye cyane, ukore subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro.